mfite umubare mfite w'abafana. Hari buriya kuba unique ntago bisaba kubikreya, urabivukana. Njyewe ntago ndirimba nka mvuga abantu, ntago ndirimba nka Yago, ntago ndirimba nka Bruce Melody. So njye numva ndi unique. Yes, reka mbasuze kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe ku Demi Empire, mbahaye ikaze. Nta n'umwe nsize inyuma, wowe uhereye amajyepfo amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, by'umwihariko uri mu mujyi wa Kigali rwagati, nguhaye ikaze kandi ndagushubije. Suje wowe uherereye hanze y'igihugu cyangwa se mu diaspora, uri mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, nizeye ko umeze neza kandi dukurikiranye, nawe ndagusuhuje. Ntabwo rero ndi butinde usibye kugusaba gukora subscribe kuri Demi Empire, kuri iyi channel yanyu. Wowe uri kureba iki kiganiro, iyi channel ni yawe ntabwo ari yanjye, niyo mpamvu rero musabye gukora subscribe. Ntabwo ndi butinde, mu by'ukuri ndagaruka ku kintu kimwe gusa. Ni ikintu navuga ko mu by'ukuri kiri haso cyane. Ni ikintu navuga nakwita se n'ubushotoranyi, ni urugero rwatangwaga ni iki. Ngira ngo nkuko mumaze kubyumva, Bruce Melody aravuze ati buri muntu aba uwe ku giti cye. Ibintu ndabifata nk'ubushotoranyi, uretse uzaza urareba uburyo agiye gushya. Yago ndamuzi, ntabwo wamuvugaho ngo aceceke, ntibibaho. Tuzisaga bigeze kujyana mu bihe byashize, ibibazo biremereye bagiranye. Bruce Melody ati njye ubwanjye ntabwo ndirimba nka Yago man. Iki kintu sinzi niba muri kucyumva. Buriya njye ibi bintu mbifata nk'ubushotoranyi ku giti cyanjye, wenda nawe ufite kubyumva uratubwira muri comment. Ako sinibaza umuntu nimba musanzwe mufitanye ikibazo gute. Niba umuntu musanzwe mufitanye ikibazo, uri imbere y'itangazamakuru, uri imbere ya kamera zirenga 40 ingahe, microphone imbere yawe zirenga 40 ingahe, blada nurangiza ngo ugiye gutanga urugero ku muntu wundi musanzwe mufitanye ibibazo, icyo cyafatwa nk'igikorwa cy'ubushotoranyi. Wenda turaza kureba ibiri bive kwa Yago, kuko ndabizi Yago ntabwo ibintu ari bubiceceke, ntibibaho, ntabwo ari bubiceceke. Show agiye gushya. Men, ladies and gentlemen, ibi bintu hari uburyo mbifata. Ibi bintu mbifata ku giti cyanjye, ibi ndabifata nk'ubushotoranyi bukomeye. Kubera iyihe mpamvu? Ntabwo njye namfitanye ikibazo n'umuntu ntari mu by'ukuri nabivuga ngo iki, ntari gushotora. Nindangiza aho ntanga urugero kuri we ntari kumushotora. Ibi bivuze iki? Melody yatanze urugero kuri Yago, kandi ari abantu n'undi basanzwe basa nk'aho bafitanye ibibazo. Navuga ko
bibaye ari ukuvuga ko ari urugero, yagakwiye gutanga urugero byibuze ku muntu badasanzwe bafitanye isaga. Ntabwo ibi rero mbifata nk'uburyo bw'urugero, ahubwo ku giti cyanjye mbifata nk'ubushotoranyi. Yago aho arereye hose, icyo nzi cyo mu kanya nabona iyi video nzi ko ari buvuge, aravuga pe, ndabizi aravuga, ntabwo byatuza, ntabwo byarangira gutyo. Niyo mpamvu rero aka kamwanya turamenya ikirava muri Yago, ariko haribonera iyi video yagajya agira defo nayo we buriya yagira defo yo kudaceceka, kandi burya guceceka ngo niyo ntwaro yo kunesha. Yago rero aho ari hose nzi neza ko gukipinga silence, guceceka bitari bumukundire. Bivuze iki? Bivuze ko umuriro ugiye kongera kwaka, tugiye kongera tubone loud speech, cyangwa se Yago yibasira. Tugiye kongera tubona amashyaka kubwira ijambo rimwe ngo sindirimba nka Yago. Oh my god, igiye gushya. Entertainment showbiz igiye kongera kwaka, igiye kongera gushya kubwira ijambo. So rero mfite wenda ukongera iko mbitekeza, nabifashe nk'ubushotoranyi, nawe nabifashe nk'urugero yatangaga, nawe ufite ukuntu uri kubifata. Ladies and gentlemen, I need your comment. Ni comment yawe umbwire wowe urabyumva ute. Biriya byari urugero, ni ubushotoranyi, ni ugutera agati mu ntozi ngo yumve arebe uko bimeze. It's like what? Tubwire muri comment. Gusa mbere yo kutubwira muri comment, ndagusabye ubanze ukore subscribe. Kora subscribe kuri channel yawe. Iyi channel ntabwo ari yanjye, ni yawe, wowe udukurikirana. So ndagushimiye rero wemeye kumva no kuba natwe muri iki kiganiro. Nta muntu mu by'ukuri ukomeye nkawe, ndetse nta n'uwo gushima nkawe. Ni wowe ukwiye gushimwa kubw'ibi byose. Reka rero ngushimire kandi nizere ko ukomeje kumererwa neza aho uherereye mu gihugu hirya no hino, ndetse nawe uherereye hanze y'igihugu mu bihugu bigiye bitandukanye. Nizeye ko umeze neza cyane. Niba utanameze neza, niyo situation y'isi uyu munsi biba bimeze gutya, ejo bikagenda gutya, nibwo buzima, niko isi imera. Komeza rero ukomere kandi wihangane, ejo bizagenda neza. Ciao ciao.